Ndabasuhuje. Uyu mwaka wa 2026 utangiye utanga ikimenyetso gikomeye cyaho Pi Network iri kwerekeza. Si amagambo, si amapoti yo kuri X gusa, ahubwo ni ibikorwa bifatika bigaragaza ko Pi Network iri mu cyiciro cyo kubakwa no gukoreshwa mu buzima nyabwo. Muri iyi ntera rero, Pi Network yasohoye update nshyashya, yasohoye inkuru ikomeye cyane ku rubuga rwayo rwemewe. Library nshya ifasha abadeveloper kwinjiza Pi payments cyangwa ubwishyu bwa Pi muri app zabo mu minota iri munsi y'10 gusa. Ibi si ibintu bisanzwe kandi ni ibintu bifite icyo bisobanura kinini kwa hazaza ha Pi. Icyambere tugomba gusobanukirwa rero ni icyo Pi ishaka kugeraho. Mu myaka yashize abantu benshi bagiye bavuga ko Pi Network yari app yo kumininga, gucukura abantu bakoresha telefone zigendanwa za smartphone. Ariko mu by'ukuri intego nyamukuru ya Pi si mining, ahubwo no kubaka ecosystem ifite utility nyayo, aho Pi ikoreshwa mu kugura, kwishyura service no gukora ubucuruzi nyabwo. Kugira ngo rero ibyo bigerweho, apps zigomba kubaho kandi izo apps zigomba kuba zishobora kwakira Pi nk'uburyo bwo kwishyura. Aha niho payment integration ibera ingenzi rero muri ecosystem ya Pi Network. Ikibazo cyari gihari mbere nuko kwinjiza Pi payments muri app byasabaga igihe, ubumenyi buhanitse n'inzira nyinshi za tekinike. Ibi byabaga inzitizi ku badeveloper benshi, cyane cyane abashya cyangwa bafite ibitekerezo byiza ariko badafite amikoro menshi. Pi Network bibonye kare, yahisemo kugabanya iyo nzitizi. Icyo nicyo rero iyi new Pi Developer Library igamije gukora no kumenyesha abapayoniya muri rusange. Iyi library cyatangajwe ihuriza hamwe Pi SDK na back-end APS mu buryo bumwe bworoshye kandi bwihuse. Mu yandi magambo, aho umudeveloper yagombaga gushyiramo ibice byinshi bitandukanye, ubu abona package imwe imufasha gushyiraho Pi payments vuba cyane. Pi Network ivuga ko mu gihe kiri munsi y'iminota 10 umudeveloper ashobora kuba yamaze gushyiramo Pi payments muri app ye. Ibi ni impinduka ikomeye cyane mu rwego rwa developer experience. Ibyiza by'ibi ni uko abadeveloper batagifata umwanya munini ku kwinjiza payments gusa, ahubwo bashobora kwibanda ku kintu cy'ingenzi kurusha byose: kubaka produit nziza ikoreshwa n'abantu. Ibi bihura neza n'icyerekezo cya Pi Network cyo kubaka ecosystem ishingiye kuri utility, aho apps zitaba arizo kwerekana gusa, ahubwo ziba arizo gukoreshwa buri munsi. Ikindi kintu gikomeye ni uko iyi library itatangiriye ku rwego ruto. Pi Network yahereye kuri tech stacks zikunze gukoreshwa cyane. Ruhande rwa front end, abadeveloper bashobora gukoresha JavaScript cyangwa React, aribyo bikunze gukoreshwa ku isi yose. Ku rundi ruhande rwa back end harimo Next.js na Ruby on Rails, nabyo bikaba bikunzwe cyane mu kubaka web apps zigezweho. Bivuze ko apps nyinshi zisanzwe zihari zishobora kwakira Pi payments nta kuvugurura bikomeye bisabwe. Ibi bifite rero igisobanuro gikomeye cyane kuri ecosystem ya Pi. Niba kwinjiza payments byoroshye, bivuze ko app ziziyongera. Iyo app rero ziyongereye, bivuze ko Pi ikoreshwa cyane. Iyo Pi rero ikoreshejwe cyane, agaciro kayo kagenda gashingiye ku ikoreshwa nyaryo kakazamuka, bidashingiye kuri speculation cyangwa bya bihuha by'isoko. Ibi nibyo Pi Network imaze igihe ivuga iti utility before price, cyangwa ikoreshwa rya Pi mbere y'uko twavuga yenda igiciro. Mu by'ukuri nubwo tuvuga GCV, okay, ni igitekerezo cyiza rwose yigezeho abantu twakwishima, ariko nanone kuvuga GCV ubwabyo nta utility irahaba. Ese iyo GCV yava he? GCV igomba kuba kubera ko habonetse utility, kandi twese tubona ko ari byo Pi igamije gukora.
birimo gukora ibishoboka byose kugira ngo Pi ibone ahantu ikoreshwa hanyaho, ikoreshwe cyane, ijye ku masoko hirya no hino, kandi amasoko atanga serivisi zitandukanye. Uko abantu bazaba rero bakoresha iryo faranga bazaryifuza, kuvuga ngo demand y'iryo faranga izaba nini, abantu barishake, haba abaguzi bagiye kugura kuri izo platform, haba ba nyir'izo platform, birumvikana bazagira ibyo bakenera biguzwe kugira ngo babashe kuraninga birumvikana platform zabo neza. Rero nabo bazakenera Pi nyinshi. Icyo gihe rero Pi wowe mininze nanjye na mininze, icyo gihe zikenerwa rero igiciro cyazo kizazamuka kubera ko zizaba zirimo zirakoreshwa, nabwo yenda ni iyo price ya GCV izagiraho ikagerwaho, ariko nta GCV yagerwaho nk'igitekerezo kiri mu magambo gusa kidashingiye kuri utility. Rwose bapayoniya inshuti zanjye bashobora kunyumva mukagira ngo ndwanya GCV nk'uko abantu babinyitirira ngo wowe n'ubundi nta kizima watubwira urwanya GCV, ariko ntabwo ndwanya GCV please. Gusa GCV izagerwaho, ariko izagerwaho biciye muri utility. Niyo mpamvu kuririmba GCV byonyine ntacyo bimaze, ahubwo kugira uruhare mu kubaka ya utility muri ecosystem ya Pi nibyo bizatuma GCV igerwaho. Ikindi kintu gikomeye ni uko Pi network itagarukiye ku gutangaza gusa iyi library, ahubwo yanatanze documentation yuzuye y'amavideo ya demo afasha aba developer kuyikoresha. Hari guide zihari za Pi, JS SDK, React SDK, Rails engine na Next.js integration. Ibyerekana ko Pi network iri gufata aba developer nk'abafatanyabikorwa b'ingenzi mu kubaka ejo hazaza ha ecosystem ya Pi. Mu itangazo ryayo rero Pi network yagaragaje ko nanone payments ari inkingi ya mwamba muri app zose zifite utility nyayo. Nta bucuruzi bubaho hatariho ubwishyu, nta serivisi ikoreshwa n'abantu hatari uburyo bworoshye bwo kwishyura. Iyo rero ushyizeho uburyo bwo kwinjiza ubwishyu, ubufungurira aba developer amahirwe yo kugerageza ibitekerezo bishya, gukora prototypes no gushyira apps ku isoko vuba. Ibi bituma ecosystem ikura mu buryo bwihuse kandi burambye kubera ko rwose ibitajegajega na hato. Ku bapayoniya rero basanzwe we nanjye, ibi bishobora kugaragara nk'inkuru y'aba developer gusa, ariko mu by'ukuri biratureba twese cyane nk'abapayoniya. Apps nyinshi zisobanura amahirwe menshi yo gukoresha Pi mu kugura, mu kwishyura serivisi, mu gukina games no mu bindi bikorwa bya buri munsi. Ibi nibyo rero bihindura Pi ikava kuba coin ibarizwa muri app gusa, ikaba ifaranga rikoreshwa mu buzima bwa nyabyo. Ni nabyo navugaga, izi updates nubwo muri iyi minsi turimo kuzinubira, ariko muzarebe buri update hari icyo iba ifite kandi gikomeye kiza gushyigikira Pi network. Rero Pi network kuba yavuga ngo turakuye mainnet, firewalls zose bakazikuraho zituma mainnet itajya hanze. Ese turebe, hamaze kubakwa amadahaps atandukanye, hari ayiteguye tubona ari muri mainnet. Ese ariya yonyine ari ku rwego Pi kwa team ishaka ko Pi ikoreshwaho cyangwa n'agace kayo kazamukaho? Yenda dutekereje Pi kwa team, ariko nabo niko babitangaza bavuga ngo utility before price, cyangwa gukoreshwa Pi igomba gukoreshwa mbere y'igiciro. Nubwo ngo ni ikoreshwa rero cyane, n'igiciro nacyo kigomba kuzamuka cyane. Ibi rero nibyo ko team mu by'ukuri igenda yitaho kandi bigerageza mu kubaka buri kimwe cyose by'ibyo bikorwa remezo, yaba security, yaba ikoranabuhanga rizafata Pi rikayikomeza rikayishira mu bicu, ku buryo nta yindi projet yigeze ibaho, kandi natwe ubwacu turabyibonera nta yindi projet yigeze ibaho rwose yubakiwe ibikorwa remezo nk'ibyo Pi igenda yubakira Pi network biciye muri ecosystem yayo. Rero iyi new library yo kwinjiza Pi payments mu minota iri munsi y'10 gusa ni ikimenyetso gikomeye cy'uko Pi network iri kwinjira mu cyiciro cyo kubakwa nyabyo. Si amagambo yo gutegereza ejo hazaza, ni ibikorwa byo kubaka biri kuba uyu munsi. Ku ba developer rero aya ni amahirwe, ku bapayoniya ni icyizere,
kuri Pi Network muri rusange n'indi ntambwe iganisha ku ntego yayo yo kuba ecosystem ikomeye ishingiye ku ikoreshwa nyaryo rya Pi Network. Murakoze kutwumva no kurikira ibiganiro bya Pi Network, cyane cyane bye byibanze kuri updates twari dufite ya Pi Core Team. Iyi ni Mwami Hustles, nge mwabanaga muri iki kiganiro nitwa Mwami. Tuze gukomeza mu biganiro byacu bikurikira. Wakunze iyi video rwose wayiha like, kimwe nuko wayisharinga byaba byiza, waba udufashije. Murakoze cyane.